muragiwe n'umushumba ukomeye uhoraho Imana, ntacyo muzabura, ntacyo muzakena mufite, kuko umufite aba afite byose. Ntore z'Imana, nshuti bavandimwe nkunda, twifatikanyije kandi turi kumwe muri uru rugendo, ntimukomere kuko nje muri mwe kandi nkaba mbasanganije urukundo rwa Data, nkaba mbakomereje intambwe kandi nkaba nishimiye kugendana namwe kuri uyu munsi. Ndabaramukije mu rukundo rwa Data kandi mu bumwe bw'ubutatu butagatifu, ngira nti umugisha wa Data nubasenderere, ubakomeze, ubarinde kandi ukomeze ubaheshe ibyiza byinshi, kugira ngo urugendo murimo buri wese arubemo gitwari kandi buri wese arukatazemo mu gushakashaka Imana ndetse no gukomera ku isezerano. Ntore z'Imana, nshuti koramutima za Jambo, Kristo Nyagasani yabitangiye wese, nta na kimwe yizigamiye, ahubwo byose yarabibahaye. Yabahaye umubiri we n'amaraso ye kugira ngo bibafashe kandi bibaherekeze mu kwemera. Urwo rukundo ni urukundo rukomeye isi itabashije kwakira, ariko se mwebwe nk'abantu, ninde witeguye kwitangira mugenzi we? Ese ninde wabasha kwakira urwo rukundo rurenga byose ndetse rukiyibagirwa, ahubwo umuntu akarubamo agakunda isi kurusha ibindi byose bigendanye n'icyo we umubiri we waba ushaka. We rero yakunze ikiremwa muntu n'isi muri rusange, yemera kwitangira bose mu buryo bwuzuye, ntiyagundiriye umubiri we, yemeye ko bawutanyagurira ku musaraba. Ibyo byose yabikoze agira ngo muntu mu isi azamenye kandi akurikize inzira ye y'ubutungane mu kumenya kwitangira bose ndetse no kumenya kuba mu rukundo rutarondera akarakarwo. Kristo Nyagasani yigishaga urukundo rukomeye. Ibyo byose yabikoraga agira ngo ntibisigare aho, ahubwo bibe isomo ndetse n'icyigisho cya buri muntu. Bamwe rero nibo babashije kumenya no gusobanukirwa icyo yashakaga. Abandi nubwo yari ari mu bubabare bukomeye bwo gukiza isi n'ibiriho byose, ariko benshi babonaga ari nk'umukino, abandi bakumva bibashimishije kuko ari bo bamuvumaga kandi bamukubitaga. Ibyo byose rero bibabereye isomo ryo kumenya uko mugomba kwitwara mu isi, bityo namwe mubashe kugirira impuhwe abaza babagana, kwitangira bose abababaye, abakene ku mutima ndetse n'abasonzeye ubutungane. Ntore z'Imana dukunda, twagize amahirwe akomeye yo kwibanira n'ijuru ryose, bityo tugororerwa byinshi byiza namwe ari byo muri gukorera mukiri mu isi. Mwamenye imbere y'igihe urukundo rw'Imana, musobanukirwa n'inzira igana kuri Data. Ni inzira rero itoroshye ariko kandi yoroheye abemera, kuko iyo uyirimo wemera ntuhungabana kandi ntukangarana. Nimubeho rero mu bubasha bwa Data iteka ryose, kugira ngo urumuri rw'umusumba byose rukomeze rubaherekeze kandi rukomeze rubageze aheza. Iki ni igihe cyo gusobanukirwa no gutandukanya akaro n'akatsi. Dore hariho benshi bakigenda nk'impumyi kandi bakigenda nk'aho batazi iyo bagana, kandi nyamara twaraje nk'abatagatifu tukabereka inzira mugomba kunyuramo, tukabiyegereza cyane kugira ngo mutananirwa mu rugendo. Nimwakire rero imbaraga zibakomeza muri ibi bihe, ariko kandi mumenye uko mugomba gukorera Imana mu buryo bunoze kandi mu buryo bufatika.
dore benshi barabangikanya Imana na bintu. Imana ntibangikanywa n'ibintu. Ugomba guhitamo kimwe kuko ntawe ushobora gukeza abami babiri. Nimuhitemo umwami umwe ubayobora kandi ubagenga mu buryo bwuzuye kandi mu buryo bufatika. Ni umwami w'ijuru n'isi wahakunze kandi wabitangiye, bityo ibindi byose uko byaba bimeze kose ni ibigerekwa kuri ibyo ngibyo, kuko wabahaye ubuzima kandi wabahaye roho n'umubiri. Uwo niwe mugomba kwemera kandi niwe mugomba kuyoboka mu buryo bwuzuye. Mwashyizwe ku isi kugira ngo mubereho gusingiza Data, kumukuza, kumuramya ndetse no kumurata. Ariko aho kugira ngo mumusingize kuko ari cyo cyabazanye, umuntu arisingiza we ku giti cye, ugasanga yikujije, yiyemeye ndetse yigundiriye mu buryo bukomeye, ugasanga niwe uhindutse akamana gatoya. Nimuyoboke Imana imwe rukumbi, kuko ari Imana ishoboye byose kandi Imana muremyi iyo ariyo mwubakaho. Nimukomere ku isezerano kandi mumenye uwo mugomba kuyoboka ndetse n'uwo mugomba kwizera. Nimube mu rukundo iteka ryose kugira ngo mutandukanye icyo Data abifuzaho ndetse n'icyo umwanzi aba abashakaho. Hari byinshi rero Imana ibashakaho, ariko kandi ugasanga mubiteranyije n'iby'umwanzi kuko mutabashije kurobanura icyiza n'ikibi. Iki rero ni igihe cy'amahitamo kandi ni igihe cyo guhitamo Imana imwe, kuko nta muntu ugomba kwigenga, ahubwo buri wese agomba kujya mu bwigenge bw'ijuru kugira ngo ayoborwe mu rumuri ruhoraho. Kenshi umuntu yarigenze kuko Data yari yaramuhaye ubwisanzure, ariko ubwo bwisanzure bwatumye umuntu acumura, tuma umuntu ajya habi, tuma umuntu yigomeka, tuma umuntu atabasha kurobanura icyiza cyangwa ikibi, ahubwo umuntu yumva ko afite uburenganzira bwo gukora icyo yishakiye, gucumura uko abyumva. Ibyo rero si byo dushaka kandi si byo twifuza, kuko icyo dushaka ni uko buri wese abaho mu rumuri kandi akabaho mu rukundo iteka ryose. Data n'umwana we Yezu Kristu babazaniye ihirwe, babazanira amahoro, ariko ayo mahoro isi ntiyayakiriye. Kuko itayakiriye rero, niyo mpamvu hirya no hino usanga intambara, umwijima, umwiryane, ubwicanyi ndetse n'ibindi. Ibyo byose binyuranyije no gushaka kw'Imana, kandi nyamara ugasanga benshi mu isi bavuga ko bayobotse Imana kandi bayizi, ariko ibikorwa byabo bitandukanye n'icyo dushaka. Ubu rero ni igihe cyo gukuraho urujijo kandi ni igihe cyo kugira ngo buri wese amenye aho agomba kwerekera ndetse n'aho agomba kunyura mu buryo bunoze kandi mu buryo bufatitse. Ntidushaka ko umuntu akomeza kugendera mu bujiji, dushaka ko umuntu ajijuka akamenya icyiza n'ikibi kandi agasobanukirwa n'ibikorwa by'ijuru, akamenya ubwenge, akareka kwitwara arwana. Erega ntimukiri abana mu kwemera, ntore z'Imana, ahubwo mugomba gukura kandi koko mukarushaho kumenya ubwenge Data yabahaye kandi Data yabinjijemo. Umwanzi yaraje ayogoza isi, bityo ahindura akavuyo. Ako kavuyo rero niko muntu yagenzemo kandi niko muntu akomeje kogamo. Iki gihe rero ni igihe cyo kugira ngo buri wese ugomba kugendera mu mucyo no mu butabera, abeho mu rukundo iteka kandi koko amenye gutandukanya icyiza n'ikibi, kumenya inzira agomba kunyuramo, akirinda inzira y'akavuyo kandi akirinda uruvangavange. Dore benshi baravanga ibintu bakibwira ko bari aha cyangwa
bari mu cyo ijuru ribifuzaho, nyamara ugasanga imigirire yabo, ibikorwa byabo bihabanye kure n'icyo uhoraho Imana ashaka. Umuntu aribikamo inzigo, ugasanga iyo nzigo yagiye ikura, ikabyara ishyari, ikabyara urwango rukomeye, ariko kandi atambuka ati ndi umukristu, nyamara umutima we waraboze kandi warashenye. Aho rero muri uwo mutima ntago data ahatura, kandi Kristo Nyagasani ntahaba. Roho Mutagatifu ahagendera kure, kuko haba huzuye umunuko kandi haba huzuye ikibi nyine. Ikibi rero ntikibangikanywa n'icyiza. Niba ushaka kwakira Kristo Nyagasani nk'umwami n'umukiza mu mutima wawe, irukana ikibi kiganje muri wowe, kugira ngo wakire Kristo Nyagasani agukize kandi akubohore. Mwiyereke wese nta na hamwe umukinze, ni umukiza w'ubuzima bwawe, ubwa roho ndetse n'ubw'umubiri. Akenshi ntimubasha kumenya uburwayi bwa roho, ugasanga roho zanyu zarakennye kandi zarwaye bwaki, nyamara wagenda ukabona uratunganye. Ni igihe rero cyo kugira ngo mwicengere kandi mwimenye. Igihe ni iki cyo kugira ngo buri wese yisobanukirwe. Ntimukagende nk'abatazi Imana, kandi ntimukagende nk'ibyigenge, ahubwo mujye mwibuka ko hari ubagenga kandi ubafiteho uburenganzira. Icyo akoze ntawe umubaza icyo akora, ndetse n'icyo avuze ntawe umuvuguruza. Buri wese amufiteho ijambo. Niyo mpamvu rero utagomba kwirara cyangwa kwirarika, ahubwo ugomba kumenya no gusobanukirwa ugufiteho ijambo, ko ugomba kumucira bugufi. Mucire bugufi data, kugira ngo akurizwe mu mitima yanyu. Natwe iteka duhora tumuciriye bugufi, turamuramya kandi tukamukuza, dushengerera ubutitsa, kuko yaduhaye byose kandi akaduha atitangiriye itama. Niyo mpamvu namwe rero icyo mbifuzaho kandi icyo mbasabira ni ukugera ku butungane, ndetse no gutunganya ibidatunganye, kugira ngo inzira zanyu zibe mahire. Erega nubwo muri kugenda mwese muri mu nzira, ariko inzira murimo siko zose zigana heza. Niyo mpamvu rero utagomba kureba kuri mugenzi wawe cyangwa kugendera kuri runaka. Wowe ubwawe menya uwo uriwe, usobanukirwe, umenye icyo ushaka ndetse n'icyo ushima. Bityo nubona utunganiye Imana n'abantu, ujye no gutunganya mugenzi wawe, kuko burya icyiza gisiga ikindi cyiza, kandi ikibi nacyo ugasanga kiri kugenda cyonona icyiza. Niyo mpamvu rero mugomba kumenya kwakira ikiri icyiza, kugira ngo gisenye ikibi, bityo urukundo ruganze muri mwe. Mbifurije umunsi mwiza, turi kumwe muri byose. Mwakire inama, mwakire ubumenyi n'ubuhanga, mwakire imico myiza, kugira ngo mubashe kumenya uko mwitwara muri ibi bihe bitaboroheye kandi bitoroheye buri wese. Mwakire rero imbaraga za Nyagasani Yezu Kristo watsinze, kugira ngo abatsindire ibyorezo, kandi abatsindira intambara, abatsindire n'ibindi byose bibugarije kandi bije bibasanga, biri kubakura umutima kandi bibahangayikishije. Mube mu rukundo iteka, ko urukundo ruzabashoboza byose, kandi rukabaha gusobanukirwa n'ibyo mwebwe ubwanyu mudasobanukiwe. Amahoro, ndabakunda. Ni Mutagatifu Immaculata. Amahoro, ntore z'Imana.